hanyuma rero ati Karegeya ngo viewership yanjye ishingira ku bafana ba Ingabire Victoire kandi bo barwanya Mutabazi ngo niho nungukira, ngo niho ca niyungukira, ngo niho navanye inzu. Icyo ndashaka kukigira clair, très clair. Tandukana na babandi babeshya ababona Ishwa Deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si ibi gusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business, byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Yes, Karegeya Omar Pano nanone kandi twongeye kubasuhuza no kubashimira kubasanga hano mudutegereje. Imbaga y'abarenga 29 muri gusatira 30 ni iby'agaciro rwose. Uko umuryango ugenda waguka niko ideni rigenda rirushaho kuba rinini. Ubwo no kuvuga ngo uko muba benshi niko abagira ibyo bishyuza igitutu kiba cyinshi. Iyo ari benshi igitutu kiba cyinshi, ariko nta kibazo turagerageza. Yego. So rero nubundi nkuko bisanzwe tugiye kongera kubana na mwarimu wacu hano kuri Pano ugenda udufasha mu buryo butandukanye. Ariko kandi nkuko mubimenyereye hano ho ni mu rugo, ngomba kubanza kumubaza amakuru ye uko ameze. Haba haciyemo n'iminsi nyine mubona ibiganiro bijyaho agomba kutubwira iyo minsi aho yagiye anyura uko byari byifashe. Abonye hari umubyeyi mwaganiriye ubuhe uriya wa PhD uri kwiga PhD Crescence imirimbanye ndaza kwega kuri Maputo protocol. Yego. Mbona abashoferi hari n'umuntu wamamagaye yashaka kuguha indi version sinzi niba yarakuvugije. Namwumvise ngo muri sendika. Yego muri sendika. So rero ibyo byose ugomba kubigarukaho n'ahandi hose uba wagiye unyura hamwe na hamwe muho wadusangiza kuko ntiwavuga byose uko byakabaye. Okay, ndabicamo mu minota. Ariko mbere yuko bicamo wenda reka mbanza abantu mbibutse ko amakaro meza Ikaro Plaza hano i Remera munsi ya station iteganye na gare. Uratambika gatoya uhasange amakaro, rangete, wall panels, gypsums, marangi, marangi yose. Ariko ushobora no kubahamagara kuri 07835046. Yego. Yes, iyo modoka hari imodoka iri ku isoko nziza rwose. Imodoka Karegeya, imodoka Rava 4 ya 2007 ifite porte bagage, inywa mazutu. Yego. Irashaka $16,000 n'igice. Kandi mazutu mu buryo buri economique. Ni manuel ntabwo ari automatique. Yego. Yes, ifite vitesse zingahe arya? 8 zirindwi nanuza na intermediate. Imeze neza cyane. Nuza kubyibuka uze gushyiraho niyo foto, ifite n'irangi ibara ryiza ry'ubururu. Yego ndi kubibona. Yego. Ubwo rero baduhamagara bayikeneye. Muri condition nziza, document zose zirahari. Yego. Nta kibazo. Ragara bya bindi murangira yavugaga nyaboneka. Gute babandi bazijya kuzikodesha gahita bazigurisha. Hano hari full document. Yes. Ubwo rero abayikunda kenera kumenya amakuru kuri yo no kugira ngo babe bagura bashobora nimero zihorera. Nuguca kuri ngewe. Yego. Nuguca kuri ngewe. Ariko ndabona ari fresh, nzabahuza na nyirayo. Ndabona ari rava nziza. Uzafite gahunda igiciro ni $16,000 n'igice bazambwira bahuze turebe ko hari ikivamo, tubone ko twakwishyura mitiwele z'abana. Tugende ugiye kutubwira gakeya ubanza muri make. Uraza kunyibutsa waruvuze ku bashoferi, uvuga kuri Crescence, uvuga kuri n'urugendo nagenze ku cyumweru. Yego. Kira rwose. Ubundi warubivuze ko turi gusatira 30,000. Bivuze ko ideni ryiyongera, bituma ugira igitutu. Yego. Kugira igitutu y'abantu wabamenyereje twatangiye turi 1,000 tugeze mu 30. Bivuze ngo ntago waneza bose, ariko nanone ugomba kubashima ahabarya. Yego. Niyo mpamvu ntabwo rimwe na rimwe hari umuntu yirengagiza ibijyanye n'amafaranga,
agakora ahubwo bishobora kubaka abantu. Amakuru yubaka, kwinjiza bikaza nyuma, kuko ibyinjiza byose ntabwo ari kuba byubaka. Niyo mpamvu rero buriya wabonye, niyo mpamvu buriya kuwa gatanu Grid na HDI n'andi ma ONG yari yizihije imyaka 21 amasezerano ya Maputo abayeho. Narahiriwe pe umunsi wose, narahiriwe kugira ngo nkurikirane ibyayo nanjye nyamenye na nakavaringe. Havuze byinshi, haracyari n'ibindi biganiro bibiri bikiri inyuma, ariko icyo byashaka kuvuga ni guteza imbere umugore, uburenganzira bw'umugore. Hari amategeko menshi byavugiwe aho ngaho, ko amategeko menshi ari itegeko ry'umuryango, iry'izungura, amategeko menshi yagiye ashingira kuri Maputo Protocol. Hari n'imanza nyinshi zijya kuburanwa, hakaza ingingo ya Maputo Protocol yakwifashishwa ukabona bigiye mu buryo. So hatanzwe ubuhamya bwinshi, buriya nahereye ku bwa Mukantaba na Crescence, kubera ko kiriya kintu cyo kwiga PhD afite 65 ni ikintu cyakagombye gukomanga buri wese, abe umugabo abe umugore. Dufite abantu ubwira kujya segonderi afite 20 akavuga ngo reka ngo ndashaje. Ibyo nabyo bigomba gutinyura. Ariko nanone kubijyanye na n'uburenganzira bw'abagore bw'abahawe 30% iki, nibaza ko ejo mu nteko ya rusange ngira ngo y'abagore, minisitiri w'umuryango yibukije abagore ababwira ati mu nzego murahari, uburenganzira mwarabubonye, ariko ntabwo biri kugaragara mu muryango, kuko ubundi kubaka umugore ni ukubaka umuryango. Ariko ibibazo biracyari mu muryango. Yari akibazaga akavuga ati ni gute yakiri inda ziterwa abangavu, ni gute yakiri bwaki, ni gute yakiri abana batamashuri, kandi umugore yarazamuwe mu nzego arimo zose, uburenganzira yes. Urumva rero iyo nindi challenge, ni ikindi gitutu kiri ku bagore hanze y'amasezerano ya Maputo n'uburenganzira bahawe, hanze y'imyanya bahabwa n'uburyo bubakirwa ubushobozi. Twakagombye kubisoma mu muryango, a travers umuryango, tukabona rwa ruhare rw'umugore. Abana bariga, abatishuri bakagabanuka, abarwara bwaki bakagabanuka, abaterwa inda bakagabanuka. Ako ni akantu kanyuzemo kuri Maputo Protocol. Ariko nashimye abagore bari hari pe b'inkuki. Habaye panel discussion yarimo abagore 5 ariko bazi ubwenge kweri. Harimo na Maître Emeline Nyembo, avoka wacu. Wow. Maître wacu ndamwemera cyane. Turimo turananegosiya ko ashobora kuzaza kuri pano. Yes. Ikindi cyashimishije badukinira agateatre ko ntago nagafashe kajyanye n'uburenganzira bw'umugore. Abakinnyi ba teatre rero nibo bashibije. Nabonyemo Shyaka wa wundi ufite umugore witwa Devota mu runana. Nabo banyemereye ko nimba nsaba ikiganiro bazakimba. Bakazana nambwe ntuzabwire na Devota. Shyaka na Devota, buri ijwi rya Devota dikunda kubi. Abyumve. Namutumye w'umugabo we mu runana Shyaka. Mu badukiniye harimo Shyaka, harimo n'undi ntago nibuka izina neza, ubwanwa nawe yarivuze sanga ari umuntu uzwi, sinzi n'indirimbo yahanze. Donc ni ikipe ikina udusketch muri Grid tujyanye n'uburenganzira bwa muntu. Ariko ubwo nyine Shyaka byumve na Devota byumve, n'abadukurikiye babyumve ko hari igihe nzabahamagara nkabahuza tugakorana ikiganiro. Ubwo icyo ni kimwe kubijyanye na Maputo Protocol, ntago nagitindaho cyane. Hanyuma rero icyabari abashoferi birashoboka ko uriya yatanze version ye, cyane ko we aba muri association. Hakaba n'indi version urabona ko yari yavuga ko sendika nta kimaze. Hari version rero yaje aba muri sendika ivuga ngo sendika ari ibyifasha abantu. Bari abaruzibiza yavuze bose tuzabasura. So ni byiza niba tugamije kubaka impande zose tuzazumva, nta kibazo bazazi. Ikibazo nuko bategereje ko uriyaza. Ibibazo babiganiriyeho n'ubu ngubu nawe ikiganiro kirangiriye, ibibazo biracyaza, ariko bigomba gushakirwa umuti.
n'ubu ngubu abashoferi impanuka za buri kanya, nta kuvurwuzwa, nta siranse, amasaha menshi, hajemo n'ikindi kiko hari no kuza n'amakamyo amwe namwe ngo yaba ari pirate ku buryo akora impanuka kenshi. Donc ibyo byose tuzongera tuvugane, ari abo muri sendika tuzabavugisha, ari abahuye n'impanuka cyangwa bafite ubumuga tuzabavugisha, batubwire buri ruhande icyo rwabakoreye. Ariko amakuru mfite ni uko imitungo y'iyo sendika ngo igenda igurishwa mu buryo bunyuranye burimo amanyanga. ngo hari aho umwe wari perezida yagurishije inzu Igisenyi, yagurisha inzu Icyangugu, noneho ngo nyuma hari indi bagurishije ku Rusumo. Iyo ku Rusumo ngo ivamo igurwamo isambu, ariko isambu igurwa kwa mushiki wa perezida. Isambu ya 1010 abyumvise. Utwo tuntu twose biba bisaba ni ukubyinjiramo nyine, ni nka audit. Ese ya Cyangugu yagurishijwe hagamijwe iki, yavuyemo iki? Ya Gisenyi byagenze bite? Ya Rusumo niyo yonyine yavuyemo isambu, ariko n'isambu nayo ngo bari kuyirya isata burenge bashaka kuyigurisha. So rero ibyo ngibyo byose bamenye ko tubyumva, bamenye ko tubizi, kandi nabo abafite izindi version, afite andi makuru bayatuzanira, ko nicyo tugamije. Good. Yego. Ku cyumweru rero ngira mba ndibatuye, nari nabivuze, nabwiye abantu ko abantu guhera Kabuga, Nyagasambu, Intunga, Irwamagana, ukagera Ikabindi na Kabirizi, Karembo yose zaza, nari nababwiye nti iyo nzira nzayicamo. Yego, tuzaramukanye. Nari njyanye bya bitenge bya korari. Kandi koko abantu barabikoze, bari bazi ko umuhanda ndawunyuraho. Hari umugabo umwe yego, hari umugabo umwe wategereje ntashye, afite umudamu ucuruza muri Karagasuko ko kwa Karangara. Yego. Umugabo arahantegerereza, avuga ati byanze bikunze ntibagenda bataguze inanasi. Yego. Neza tugiparika nyisohoka, abaraje niriwe ngutegereje, nari nabimenye ko uzaca hano. Arambwira ibyo yakunze mu biganiro, ambwira kesi ati kubura tutari kuzi, ati ambwira kuri kesi y'abampora iki, ambwira sinzi akantu yavuze yibuka cyane mu biganiro byinshi. Uwo nguwo numwe. Undi ampamagara ari Nyarusange ni harya hagati ya Nsinda na Rwamagana. Yego. Ampamagara we ariko ambwira ati ubwo uri buce hano duhure mubwire kesi, namenye ko ushobora gufasha abantu kubahuza n'ababafasha mu kuvura ihungabana. Ariko twarabusanye, ariko nawe yampamagaye ntarahaguruka, ambwira ati barabo babuswahili nibo ntago nabonanye nabo, ariko ngira ngo wa undi umwe niba ari yitwa Nibumedienne ninde sinibuka neza, umwe bavuga ko ari we uriganya ababyara be. Yego. Ashobora kuba yaravuye muri Omani, ariko ubwo nawe ndamusuhuje. Turakomeza izaza yo nuko sanga nuko tujya gutanga ibitenge bya korari. Dusanga korari nayo urusengero rwayo bararuhagaritse, ntago babashije kuza kubyakira, bose bari bagiye gusengera kure. Haza delegation yabo, sanga nawe harimo abafana, harimo n'abajya bampamagara, turaganira twibukiranya ku nshingano z'idini. Yego. Uruhare rw'amadini kuri gahunda za leta. Muramo n'umugabo ushinzwe icyo bita holistic development. Abantu bo mu madini tuzavuga. Yego. Ibyiza tuzabibavugira, ariko nanone tuzabakebura. Ntabwo development spirituelle yonyine ntihagije, hatarimo corporel, hatarimo academique, hatarimo economique, hatarimo social. Ibyo nibyo twavugaga cyagiye bafunga isengero, nyuma n'umukuru w'igihugu akaza asa naho ashimangira cyane rwose. Nasanze rero bari arinkiriye ibitenge benshi nabo bari baramaze kubona ko ikibazo atari amakaro, atari amapave, ati no hari ibyo tutari gukora. Uwo ngo ushinzwe development holistique nuvuga ngo ni iterambere muri byose, gusenga dutera imbere, ariko abana bige dutera imbere, barye neza dutera imbere, abagore bambare neza dutera imbere, amakimbirane agabanuka mu muryango dutera imbere. How's this? Hari umupasiteri nkawe pasiteri koko, umugore yazindukiye mu rusengero rwawe, ntubaje kumaza niba umwana yagiye kwiga, ntubaje kumaza niba yamusigiye ibyo kurya bishyushye, kuko bwaki ntabwo ari ukurya bike cyangwa bibi. Ibikonje nabyo bitera akadaka kabyimba, umusatsi ugacurama.
ibaze rero kugira ngo umwana acura mu musatsi nyina yagiye mu rusengero kubera iki yamusigiye ibiryo bikonje. Ibyo byose none wa wundi wo muri development holistique arambwira ati ibi duhora tubivuga, ati twari twaranabibonye ko ikibazo atari amakaro kumwe twabivugaga atari amapave. Mbaho n'urugero rw'urusengero basenye hano muri Kicukiro, wabonye ifoto yarwo ruyafite autoporta z'umutuku, inzugi nziza double, amatafari ya munyu n'amapave, ntibarushenye hasi cyane. Urabyibuka ko ibyo bintu twabivuze? Ntabwo ikibazo ari amapave kizimyamoto, ariko murasenga ngo niba igihugu gifite amadini ibihumbi n'ibihumbi, tugahora muri bwaki, tugahora muri drop out, tugahora mu nda ziterwa bangavu, tugahora muri gatanya, kuki ibyo bitagabanuka? Muri hehe nimugaragare, yego nimwigaragaze tubabone. Niba abantu basenga ibyaha, ubwo simvuze ibindi byaha bisanzwe, gereza zikuzura, insengero zuzuye abantu, kuki abasenga bakora ibyaha? Ikibazo. Urumva rero nicyo kiganiro twagiranye, barishimye cyane, ari n'ibindi bavuze birenze navugira aha bakagira ngo ariko baransabiye bagize gute, kuko narabigishije barumva, babona ko nabo ari wo murongo bagomba kujya. Hari abapasiteri batatu nabo bafata amagambo baravuga bati igikorwa cyawe ni kizima, cyo kora barambwiye bati icyo ndi buvuge wenda atari ukwiyemera, nuko bavuze bati ntabwo Karegeya wenyine ari we wenyine ufite amafaranga yagura ibi bitenge, nuko yashimye umurimo wacu. Barongera bati ikindi ntabwo Karegeya inzira yose yanyuze insengero zirahari, kuki ibitenge atabitanze aho atuye cyangwa aho anyura, ati buriya nuko hari icyo yabonye hano iwacu. Barongera bati umwanya wa Karegeya murawuzi, yewe noneho bageze ku mwanya numva kabisa. Urumva icyumweru gishize nakoze iminsi 6 nkuko bisanzwe iteka, dimanche abari yo gukora utuntu twinshi bari yawe, mbaho umunsi wanjye wose, umunsi wo kujya kubijyana ufite agaciro kurusha ayo naguze ibitenge. Yego. Ariko badusomera ijambo ry'Imana mu Baromani bari 12, bavuga ngo umuntu Abaroma narivuze Abaromani Abaroma 12, ubwo wowe danaraza kubyibuka, aho bavuga ngo umutima kamere n'umutima mwuka, zinuka gutyo, aho bavuga ngo ndabyibuka, sanisha twumve gusanisha, aho reka mvuge commentaire natanze. Yego. Nuko iyo nza kuba narabahaye umutima kamere, nabibemereye mu kwezi ngira ngo kwa 3 cyangwa kwa 4, yego, nashoboraga no kubyihorera, mfa kuba nabonye amashyi yabo barishimye, cyo ni kimwe. Iyo nza kuba ndi umuntu muri kamere isanzwe, kuko tuza abantu batanga inka mu bukwe ntizitahe, agafata mikoro kamera igacaho, ariko iyo nko kazayitegeza ukayibura, yego ko cyane, kugira ngo bamubone. Iyo ni kamere rero. Kwimurika iyo ni kamere. Kwimurika ni kamere, gutwika ni kamere. Yego. Ariko njyewe narabibemereye, ndemera ko nzahigura mu ukwa 5 kurangira, nza guhura n'ibibazo kubera gutangiza abana mbura umwanya. Ejo bundi birangira mvuze nti reka ngende, baza madamu arambwira ati tuzagera. Icyo ni kimwe, nabibemereye ndabibashyira, bati umwanya wa Karegeya hahandi rero bavuga ngo umutima mwuka n'umutima kamere. Umutima kamere ujya mu mibare. Yego. Ngiye gutanga igikorwa kimeze gute, nkoze igikorwa kimeze gite, ndungukamo iki mu bifatika, ndungukamo iki muri ntuza kagahise kanyisoba kandi mbese personality yangira zamuka mu cyubahiro. Yego. Bigera ku mwanya, babigeze ku mwanya amarira ashaka kugwa, navuze ni donc ibitenge byo ndabyumva nta mafaranga twayakoreye kandi narabyemeye. Yego. Ariko uyu mwanya n'ikipe nari mfite, habuze wowe na Rusine, urabyibuka? Yego. Twari twabanye gahunda, habuze wowe na Rusine, iyindi kipe yari yuzuye. Bati rero uyu mwanya ndavuga, uyu mwanya urenze n'amafaranga naguze ibyo bitenge. Ariko ndavuga ngo iyo nza kuba ndi mutima kamere, kwasiteri ziva hano ziva Nyabugogo z'igikarembo, iyo mfite akakoresho natiye izaza cyangwa ikarembo cyangwa hariya hose kuri jya mbere, ngaha kwasiteri kakajyana. Yego. N'ibitenge nashobora kubiha kwasiteri, byohereza
bibashyira sinari kuba miguye se cyane rwose, ariko ndavuga nti ngomba kubibashyikiriza tukanarebana mu maso uko babyakiriye, n'ayo magambo tukayavugana. uri kubyumva? Ibyo ni ukuvuga ngo urenze kamere, kwemera ibitenge ukabigura ukabitanga ukabibashyira birenze kamere, kuko kamere yari kumbwira ngo wabiguze hamagara umuntu wabo umwishyure 5 by'itike azabitwara cyane, shyira kuri kuriye bigere. Oya mbere nashatse gutekereza ngo uhabakandira akanyenyeri bigahuriramo. Umuntu w'ishitsi yanjye arambwira ati reka wemeye ibitenge, wemeye ibitenge baha ibitenge. Ati ushobora gukanda akanyenyeri dirija wa korari agatangira kuyareha mu minerivare cyangwa akayabyinira. Ati genda ubibereke uko byakabaye, angira iyo nama. Uwo muntu nanamushimira kuko yaramfashije, yampaye iyo nama, kandi no ku cyumweru ari mu badufashije kugira ngo tugereyo. Urumva rero hari ikintu Dashima akunda kutubwira, umukoro yari yatanze muri kino gihe, ati hura n'abantu bari reyere, muramukanye, murebe mu maso, aseke, naho bidukwirwa ngo uracata. Kera mama atarapfa, I'm very sorry, yego twajyaga duhamagarana, namuhamagara nkumva muri nge nkumva ko namubonye, ariko sindebye ngo ababaye gute, yaramutse ate. Cyokora nagiraga strategy, iyo namusuraga nka rimwe mu mwaka, iyo nabaga naratinze kumusura najyanaga ikipe nini kugira ngo imuhugenze, abana bamukinishe, ntajye mu gutekereza ngo umuhungu we ntamusura. Ndarimeni nabikwishyuza. Najyanaga delegation nibura, navanaga i Kigali abantu nka 5, nagera n'ibyumba nkabanabwiye inshuti zanjye zose tugahurira mu rugo. Yego. Noneho akabona n'icyo guhura n'abantu bari reyere, apana kuvuga ngo mwavuganye se yariyogoshesheje, afite iminkanyari, ibintu nk'ibyo, kuborana real people. Niyo mpamvu n'ubushize urabyibuka ku wa 4 ngiye gusura muzehe mukuru wanjye yararwaye, njyana n'abana bagiye kujya muri vacances, bagiye gusubira ku ishuri. Ndavuga nti aba bana bashobora gusubira ku ishuri muzehe arwaye, bakazaza yararembye bikagira, tabajyana donc guhura n'abantu nyirizina. Niho bitandukana rero, impamvu mvuze ibi ngibi, biriya bitenge kubitwara nkabonana n'abantu ba nyirabyo, nkareba uko bishimye, bitandukanye no kuvuga ngo nakanda akanyenyeri. Buriya ni intwererano, ni byiza kwitanga ku kanyenyeri bien sûr, ariko n'ubuko ukabutaha ukahagera, babyina ukabyina, baseka ugaseka, bakoma amashyi ugakoma amashyi. Aho ngaho niyo presence bikenewe cyane, niyo ifite icyanga. N'abantu akanyenyeri ni keza, yego gakemura akabazo kako kanya, ariko umuntu nago abantu baba bahuye. Uziko no kuri invitation kuri urwo rugero rutanze babyandikaho, kuza kwanyu ni inkunga ikomeye cyane rwose, inkunga ikomeye. Urumva rero nicyo ikiganiro twagiranye nabo abo barukorera nari nshyiriye ibitenge bya korari. Yego, twaraganiriye bihagije. Harimo wajyaga mpamaga, hari uwo nabitanze adahari, uwo dirija w'umudamu nemera ibitenge ntago yari yaje, ariko bagenzi baragenda muga ati nubwo utabonetse, sinzi niba yari afite umurwayi cyangwa yagiye gusura umuvandimwe. Yego, ati nubwo utabonetse hari umuntu watwemereye ibitenge bya korari. Yego, umugore nawe arashega ati mumpe nimero ye, akajya mpamagara, nta nubwo nayisevinze, akambwira muraho niba abadamu bikarembo, nkagira ngo ni umwe muri babandi. Ejo bundi nibwo bamunyeretse, arambwira ati ngewe ubitanga sinari impari, ati ariko kubera ko nabyishimiye, ati nasabye nimero zawe nkajya ngusuhuza buri gitondo nkamenya uko waramutse. Ntabwo yabaga nyishyuza ngo bigeze he, oya, nta wigeze abinyishyuza. Ariko urumva nk'uwo, nk'iyo no kaziyo ntabwo nari uzapfa mumenye. Urabyumva? So rero kubitwara baravuze ati, kuko baravuze ati uyu mugabo umwanya we ni mukeya, kandi bavuga umwanya bwo mwumva. Nabone ariko nta kundi, nagombaga kubareba umusumari ku nyundo, nagombaga kubareba uko muhumeka, uko mumeze, uko mwishimye, nanjye mukareba amarangamutima yanjye. Byari ngombwa rero cyane, biba gakeya ariko tujye tubikora, uhure n'abantu nyirizina. Umuntu nimukavugane amezi 3 nibura. Hano muri Kigali birabo, ugaza umuntu atuye Nyamirambo, undi atuye Ikinyinya, ni chat gusa, bahurira mu ntara, umwaka ugashira uwo muntu mutarahuza amaso, mugahurira mu ntara.
mwagiye muri famiye. Yego. Byari byiza cyane. Nshimye na Masonga rwawe neza nawe twanyuranye mu mayira nawe agiye guhura na real people. Wow. Real people. Gusura abantu, amatelefone arahari ariko ntabwo akemura byose. Umuntu akeneye kukumva impumeko yawe. Ni byiza cyane ako nagasomo kaje karanex. Bo mbere yuko ntangira topic nkuko wari ubivuze, hari undi mugabo rero nawe ushize nari nababwiye, umugabo wari ufitanye ikibazo n'umujyi wa Kigali n'ubukira cyahari. Yego. Ndamushima, arambwira ati nari namubwiye ngo ndaza gukora ikiganiro mu isambu yawe babibone uko bimeze. Noneho abonye njyanama yamusuye avuga ati bubiretse ubwo ubuyobozi bwabigezemo bizacamo. Ariko ejo bundi bamuhaye umujyi wa Kigali baramwandikiye harimo icyizere kigicagase, harimo ingingo ivuga ko bisetse mpita mbikeye. Ntago baramusubije cyo kora, baramusubije bamubwira ko bagiye kubaka igikuta haruguru ahaturukaga amazi, noneho ubutaka bw'akabusigarana kazabukoramo icyo ashaka. Yego. Ariko deja inzu yarasenyutse. Cyo kora wenda bazongera bizakomeza bamuhuze na wa mukiri uhashaka, ntawamenya. Yego. Ntawamenya. Ariko urumva nyine ubwo ni igikuta, ubwo ari bubone igikuta. Arabona igikuta cyo haruguru. Bamurinda amazi. Ubundi we yongere yubake bushyashya. Yubakira. Ariko hahozemo inzu. Ntacyo. Ubwo nuko rero niko akazi tuba tugakora n'ubu ngubu. Aha. Kuwa kane nzajya muri bya bibanza bya Nzizera. Kuko uribuka ko baburanye tukoherezayo umunyamakuru Rashidi. Ubu rero tuzajya kuri tere turebe ha hantu abantu batatu ubona babyiganira. Nzizera, Nyirankunda Banyanga na Karangwa Sharire. Harya ubwo nyira iracyariho? Ibyo ni byirangamimerere byihorera. Ariko byibuke ko ntacyo n'umukecuru muri Rokesi. Ntacyo. Tumenye ngo pourcentage bashobora kuba bahahurira hombi abo ngabo uko ari batatu. Ese naha Nzizera, naha Mukecuru, naha Karangwa, tuzakoreramo ikiganiro. Nibinshobokera na Danton namubwira akazaba hari, na Rashidi, n'abo bantu bose, na Karangwa yatse yaza. Nzizera wari muri gereza ariko hari abamuhagarariye. Numva binshobokeye kuwa kane najya gukoreramo ikiganiro. Hari undi mudamu uri kumpamagara n'ubu, reka mbivugira mbere uko nkorana nawe ikiganiro nagikurikira zabyumve. Umudamu ngo ni umudamu ufite abana 6. Yego. Harimo abataye ishuri, batabonye minerivare, harimo wagarukiye mu wa 4 ukora mu kabari. Umudamu yahoze nawe ngo acuruza arahomba, ariko akagira umugabo w'umugaragiste. Bigeze ngo n'imodoka iragurishwa. Yego. Umugabo mbese agabanya ramforo yatangaga mu rugo, support. Baba mu bibazo, barimuka we, bava mu nzu y'ijana bajya mu ya 80, bajya mu ya 40, ariko bahindura n'amakaritsiye. Yego. Ariko uwo mugore agasenga cyane. Agasenga cyane. Ejo rero yampamagaye ambwira ngo bari kumwirukana mu nzu igahanga. Ambwira ati mu nkorera ubuvugizi, bugashaka nyine ubuvugizi kugira ngo abantu wenda babe bamusapotinga. Ariko ndamubwira ni ngewe iwanjye. Yuje ndakubaza kweri, nkakubaza n'uruhare rwawe. Namubwiye natanze urugero rweme ambabarire. Ngewe ntago njyana gutyo nguravuga gusa oya. Ndakubaza wakoze iki kugira ngo ibi bitaba. Ariyo mpamvu wa mugabo wagiye kwa Rweme wavuga ngo hehe ngo agaburira imbwa. Ahora mpamagara ni nawe wambwiye ngo kandi biyaba ari umugore ngo uba warahisuza. Uyu mugabo akurikira ibiganiro byanjye. Mu bintu byatumye ntajya gukorana nawe ikiganiro. Nkimara kumuvuga nabonye verisiyo nyinshi. Nabonye bampaye nimero z'umugore we wa kabiri. Nongera nibuka kwa kundi umugore we yasubizaga. Bigaragare ko yavuze ibye gusa, ariko abandi yagiye ahungabanya ntago yabavuze. Noneho mbonamo n'undi muntu, ariko yari yarambwiye ko azaza mu Rwanda muri uwo muntu wundi abahanze, ariko yarambwiye ati uyu muntu nigeze kumuha akazi ibintu byose arabihombya. Amenye ko nabimenye. Mu byatumye ntajya gukorana nawe ikiganiro nuko aje nkabimubaza. Yagira ngo ndamutakina, yagira ngo ndi kumwataka. Abyumva impamvu ntakoze ikiganiro nawe.
konko ntabwo ari shyashya, ntabwo ari shyashya. Yatwaye moto atagira perimi, nyiri moto arahomba, nawe baramufunga, yahombeje indi business y'uwo muntu uri hanze. Icya kabiri, igihe iyo yashwanaga n'uriya hari undi mugore ngo yashatse uba mu Mutara. Ibyo bintu byose rero mfite kuri we, muhamagaye mu kiganiro nkabimubaza, bagira ngo donc abadukurikiye bagira ngo ahubwo namuzanye ngo duhangane. Noneho ya version yishyizemo ngo tuvugira abagore gusa, agahita avuga ati dore karejya yiposition. So uyu mudamu rero uri kumpamagara, uyu birukanye mu nzigahanga, yego, nzabanza mubaze ko ufite umugabo mu kibana agikora, wakoze iki ngo abe responsable? Icya kabiri, wagejeje abana 6 gute ubona umugabo ateye atyo? Icya gatatu, wahombejwe n'iki muri ya business? Icya kane, kusenga ukagira umwana ukora mu kabari wumva ibyo nzabimubaza. Narabimubwiye, arambwira ati yewe, ati arandi macano naciyeho, ambwira amazina yayo numva mwe nta sinyazi agera muri 3, ngo agira ngo ashaka ubuvugizi ibintu nk'ibyo ubufasha. Ariko ndamubwira nti ngewe iwanjye ubufasha uzabubona uko bungana, nge ntabwo nzamamaza nzahamagarira abantu kugufasha, ahubwo benshi nzabahamagara kuza kukwigisha no kukugira inama. Ibaza umuntu wimuka muri quartier imwe, wenda avuye Nduba, agiye gutura Igicaca, nyuma y'ukwezi umugabo akaba arahageze, yitwaga bamubaza batese umugabo amenya ate aho ati ahamagara abana, hanyuma si yahageze ntago uhamagara n'ubuyobozi. Niba weretse mudugudu ko nta mugabo mubana, uwundaza ati niba ntacyo amaze, wamwemerera utese ko mubyarana 6 ubona ubuzima bumeze buryo? Abantu twumvikane mu buzima, hari igihe hari aho umuntu ahura n'ibibazo ariko nawe yabigize mu ruhare. Uwo mudamu nawe tuzagirana ikiganiro, ariko nuko tuzagitwara. Ibyo byose nzabimubaza, nuba ari kumpamagara. Icyo nemera cyo, ikibazo iyo cyageze ku muntu haba ari mu ruhare rwe cyane. Si byose, wenda nka Queen par exemple, Queen kari kakiri gatoya, byinshi bimwe hari ibyo kagwagamo katabizi, ariko abandi hari aho bigira mu ruhare. Nka wa mugore wavugaga ngo papa frotte, akavuga ngo yagarukiye mu wa 4 primaire. No, kurangiza primaire ntago bigomba ibintu bihambaye. Uko ari kuza gusaba ubufasha hano ku mihanda, yakaba yarafasabye ubwo kwiga akiri capable yo kurangiza primaire, akajya na secondaire na kaminuza aba yarayize. None kuri uno munsi yarabyaye, afite abana nawe, donc ibintu byamukomeranye, ariko hari icyo yirengagije hakiri igihe. Kandi na se yari afite ubushobozi bwo kuba yamurihira. Numvise ngo ise ngo bapfuye, ngo akavugira ngo amashuri yigaga Bujumbura ngo arakaze, ngo none ngo ari ku rwego rwa Bujumbura, hano mu Rwanda arahenze cyane. Yari kujya mwahendutse ntago bari gusaba ubu ngubu, abari kuvugira nk'uba bari gusaba inkunga yo kwiga kaminuza nibura secondaire yarayirangije. Ibyo biratandukanye. So rero abantu ngewe nuko nkora, abantu baza bakeneye ko nabakorera ubuvugizi, abakeneye ubufasha iki mu kiganiro, nkubaza uruhare rwawe mu biri kukubaho. Yego, nuko managinga nka Kakwini ko ndagashima cyane. Wumvise ukuntu bagaha umufuka w'umuceri kakarya kawunga, amafaranga kakayabumbishamo amatafari ku myaka 28. Queen ntasanzwe buriya Queen rero kiriya kiganiro nakoze kikazamo ko ari kugondagonda kariya kazu, nakariya kazu bazakamwuzuriza ko nanjye namaze kwemera inzugi. Ubu narwanaga n'ibi bitenge by'ikaremba, hasigaye ubu ngiye gushaka inzugi za Queen, ariko ziri hafi, kubera ko hari umuntu uri hafi kuzaza kwamamaza hano. Hari umuntu washakiye umuntu uzaza kwamamaza, inzugi zizahita ziboneka mu kwezi kumwe. So rero ntabwo ntitubereho gushukana. Abatanga ubufasha barahari, diaspora irahari, no mu Rwanda barahari, ariko ntabwo nugufasha umuntu unamwigisha kwifasha, kuko ntabwo umuntu yaguhahira umwaka wose, ariko ashobora kukwereka uburyo ki wakora ukihahira. Yaguhahira ukwezi kumwe. Queen bamuguriye imashini, arimo arayiga, natangira kudoda nanabivugira. Izindi nkunga zizabe izo kugura igitambaro cyo gutangiraho n'ikidongi cy'ubudodo no gukinga iriya nzu. Namara kugera mu nzu ye n'imashini ye na Minerval nibashaka bazagenze make. Yego nyine ntazabasha abashoboye kuyishyura yose, ariko nibura ubufasha buzajye buza ari kuri Minerval. Ibyo kurya azajya doda, abone ibyo kurya, azaba yavuye mu bukode,
hasigare kumenya ngo wenda tumufashe abana. yego none se uyu wa batandatu mwana ngo afite umwe warangije umukurikira agarukiye mu wa 4 segonderi ubakora mu kabari abana babiri baricaye ubu hariga babiri muri batandatu nawe tuzakorana ikiganiro ariko abyumve n'abamuzi bamubwire ati hari azakubaza kweli urakingurira umugabo utazanye umugati w'abana umugabo arakomanga ntaheruka nta gasukara azanye ugakingura pe karibu rwose akisanga yoho oya uwo mugore uteye utyo ntago ari uwa maputo protocol nkurikije abagore nabonye muri parking kuri ya munsi wo kwa gatanu begera uwo mugore bamwigishe bamfashe nta mugore wo kubaho gutyo. Icyakari rero nuko hari ibyo abantu birengagiza ibibazo bigakomera. Niba uri kubona hatangiye ikibazo, niba kugaburira abana babiri harimo akabazo, kuki ugeze batandatu? Aho ni ikibazo. Urabona ko batandatu nibagira batandatu ari buzabashobora. Ubu wabona haje mundi akagira barindwi. Hari turufu abagore bamwe bajya bakoresha niba ni turufu niba ari nk'umutego bakumva ko kubyara abantu benshi ariko gufatisha wa mugabo. Aya kandi we yaramutaye ibaze mugabo wagurisha imodoka umugore atabiza ariko. Ere gusugirana umugore usanzwe. Agurisha imodoka umugore atabizi akajya agenda akamara nk'iminsi 3 akaza ku munsi wa 4 gutyo none ubu bimuka atabizi akiyaranja akahamenya akaza bakamukingurira. Nta mugore wa maputo protocol wakora iryo kosa. Aya kandi icyo kintu mu bijyanye n'ingo uyu mugore yamaze kumva ko yatandukanye n'umugabo aragenda akaba independent akidevelopa akamenya ko agomba kuvura sur ses propres ailes agomba kuguruka ku mababa ye ariko umugabo ugenda bugacya akagaruka ejo akongera akagenda ejo akagaruka akugarura muri ya mudu yuko ubana n'umugabo ahari akagucanga ugahita inyuma cyari ikibazo nza abagore benshi bagiye batandukana n'abagabo bameze batyo akagenda agatuza akamenya uko abana be bambara akamenya uko barya akamenya ko atazangira kujya ajya muri salo ya buri cyumweru ko nta mugabo yimwishyurira akafata abana be neza akabarihira amashuri nawe akirihira kaminuza ubu barimo bakomeye nta mavuzina mvuze ariko barahari benshi cyane kandi none yamara kumera neza ahubwo akongera agasubira bukumi nk'abantu bakaba batereta cyane pourquoi pas muri batandatu se ejo babaye benshi batandatu ni benshi none ibaze nk'abana babiri bakuriye aba barize bakaba barangije nka humanité nibura icyo bakabaye bamufasha nimbeshye ngo nakazi kaha ariko ntacyo ntago muteje abantu abyumve nawe kuri telefone narabimubwiye yaragiye yiherera mu rusengero umugabo nawe yiherera ahandi ubwo wasanga harimo akabazo kavutse yego zanse kwa gusenga cyane bituma adacuruza arahomba umugabo nawe niko agenda akajya aje gutera inda ahagaze abana batandatu babiri nibo badahari bane bose bari kumwe mu nzu bari kubasohora mu nzu ayimazemo amezi 2 uwo ngo tuzavugana sawa ngaho atake reka tujye kuri reka tujye no ku bindi wenda ntabwo tubitindaho umwanya washize ariko hari case mu minsi ishize twavuzeho hano kuri pano wavuzeho n'ubundi ariko uburyo wari wayivuzemo byumvikanaga ko uyu muryango uwuzi mu bundi buzima burenze ubwa social media burenze ibyo twebwe twaba tubonesha amaso umuryango wa Mutabazi wari wabigarutseho yego ariko nawe akagenda akora n'ibindi biganiro abigarukaho kuri divorce ye umfashe uyihangane ntumbaze byinshi cyane reka ngende kamwe ku kandi yego ikintu cya mbere cyo nemera Mutabazi simwihakana yego Kabarira se wa Mutabazi yego navuga ko ni inshuti yanjye nubwo aranduta cyane kuko twiga primaire yaduhaga lift muri Daihatsu none urumva ariko nyuma aho ntangiriye akazi ntangiye gukorera ibyumba ko yabonaga ko nkurikira amakuru buri gitondo nk'umurokore ujijutse usobanutse yabanzaga kumenya ibyaramutse byose ko yabaga azi ko ibinyamakuru nabisomye amaradiyo nayumvise nahoranaga museso n'umuvugizi tukaganira nawe akangira mu mateka akambwira les 5 majeurs bo muri Balancier
baransiye kari akabari kari gakomeye ibyumba ngira ngo ni naho nanywera icupa rya mbere muri 85 muri baransiye kwa gafaranga. Noneho rero icyo gihe rero kabarira icyo gihe impamvu yambwiraga les 5 majeri we yarataraba umurokore nawe yagendaga mu tubari ariko ambwira abantu batanu iyo batonganaga akabari karahagararaga bari abasore ariko abo benshi n'abasaza harimo n'abapfuye. Yego. Hari umwe muri abo ba 5 majeri umwe bafa benshi barapfuye ariko ndabibuka nuko umwe yari umusilamu undi ari umucuruzi wa station undi yari yaravuye mu gisirikare undi bari batanu. Kabarira kasubira muri ayo mateka ya byumba nanjye nkamubwira ibyaramutse. Mutabazi ntago nari muzi urumva we yari umwana. Yego. Ariko niba duhuriye hano kuri no mihanda ntago biva ngiye na Mutabazi tugomba kubahana. Ni umwana agomba kunyubaha nanjye nkuba nk'umwana w'inshuti yanjye. Yego rwose. Na mama we yari umukozi wacu muri Banque Populaire. Wow. Atwara abanyamuryango n'est-ce pas? Donc ikiganiro yakoze rero nawe yagiye muri izo limite nubwo amwise ngo ni umuhanga mu baciriritse. Ngiye si ngombwa ko nitwa n'umuhanga. Hari icyo bivuze. Abazi ubuhanga bwanjye barabuza abo nigishije. Uriya nawe yakabaye wo nigishije. N'est-ce pas? Ibyo barahari. Ejo bundi hano muri parking nahuye n'uwo nigishije wari umudepite. Wow. Bari bamutumiye nka former parliamentarian. Urumva? Ubwo singiye mu biturika singiye mu baganga so rero nibyo si ngombwa ko mbivuga ababizi barabizi. Ndi umuhanga mu baciriritse yanyise umuhanga mu baciriritse ariko niyo ntaba we ntacyo byabitwaye. Nashimye kimwe yemera ko tubanye neza namumurikiye igitabo ndagisesengura aranyishyura ariko yemera ko twajyaga dukinana ibintu byo gukandirana utunyenyeri natumukandiraga ubu nuba icyo atavuze nuko ndimo vene vene ataranyishyura za zindi se ntago arazinyishyura namwihoreye ko ari umuranzi ariko nyine kuba yarabivuze nibyo bitumye mbivuga nta bundi ntago mvuga abambereye amadeni nuko yavuze ko yavuze ikintu cy'akanyenyeri. Hanyuma rero ati Karegeya ngo viewership yanjye ishingira ku bafana ba Ingabire Victoire kandi bo barwanya Mutabazi ngo niho nungukira ngo niho ca niyungukira ngo niho navanye inzu. Icyo ndashaka kukigira clair très clair. Kamere ku kanyuma nari naranze kubikora ikiganiro. Mutabazi amaze kugaragara ahantu habiri mu maraporo mu nyandiko zijyanye na Ingabire Victoire. Hari documentaire basohoye bavuga ko Mutabazi araho yavuze ngo Ingabire Victoire ngo nta kiri kimukwiye ngo usibye isasu mu gahanga. Ngewe nk'umuntu ntago nta rimwe umuntu uko yaba ari kose yaba mwiza yaba mubi nta muntu nasabira isasu ndarizi. Yego. Iyo documentaire yaje ibiremereza cyane kuko byavuzwe na Mutabazi. Nubwo atari mu buyobozi ariko babihuzaga n'umutegetsi Eida batekereza ko Mutabazi ari bwo akorera nge ntabyo nzi. Ariko birashoboka ntabyo nzi. Iyo ni ya mbere. Hanyuma haza no gusohoka indi raporo y'abavoka be Yego. Ba Ingabire Victoire barimo na wa munyakenya uri famasi cyane Lumumba aho naho izina Mutabazi rigarukamo. Iyo raporo ikinasohoka Mutabazi niwe wanyoherereje iyo raporo. Avuzwe kabiri mu bivugwa kuri Ingabire Victoire. Ariko sinzi impamvu babihuza kuko buri yabaza ko ari nk'umuyobozi cyangwa umusirikare mukuru none biba byarakomeye. Nuko ari umuntu usanzwe utari mu nzego. Ibyo nari narabyihoreye. Ariko kuvuga ngo ngewe cana yangishingiye ku bafana ba Ingabire Victoire ubu se uriya mukecuru uri gukora PhD ubu se oya mbere niyo hari inyungu ugamije nge nta nyungu ngamije cano nyishinga nari ngamije kwigisha abantu gukosora abantu nta kindi hagira ikivamo hatagira ikivamo n'ikimenyenyo kirahari ibiganiro byanjye se ntibabireba. Yego. Ariko kuvuga ngo iki cyose ngo mantagetinga ngo abantu ngo icyo ni kimwe. Cya kabiri ntabwo ndi kwisobanura. Yego. Icya kabiri Mutabazi ati Karegeya yashinje cano audience ye nishyigikiye Victoire ikaba irwanya Mutabazi. C'est faux.
cano yanjye ibyigamije abantu bose barabizi, audience irabizi. Yego. Ati Karegeya ati Karegeya aho ashingiye cano nibwo yatangiye kubona amafaranga. Please iyi cano yashinzwe namaze kubona contract na TV10. Yego. Umukoresha mwiza uhemba. Yego. Cano nuko ibyo nigishiriza kuri cano ntabijyana hariya, ariko vraiment mfite umukoresha mwiza, kontra y'imyaka ishobora no kuba 10 mbishatse. Iyi ni side hustle. Tugenda dusinya ngewe iyo nemeye dusinya 3 ariko bishatse ni 5 twayisinya amemba neza. Ntabwo ari cano ituma mbona amafaranga, niyo itakoze ndahembwa neza kandi ku gihe. Ati noneho tibatangiye gukanda utunyenyeri. Please ikintu mpfa na bano bantu rero wagira ngo bafata u Rwanda nk'urudafite inzego kandi bitwa ko bakorana nazo. Ahangaha ntabwo bafata akanyenyeri katemewe cyangwa kafite ikibazo ngo umare kabiri. Niba hari bari mageragere bazize utunyenyeri, ngewe ugiye muri telefone yanjye ukareba utunyenyeri mu bantu waheraho ufata nabari mu nzego hano. Nabo baradukanda, hari ibanga ririmo se? Ubwo nabo bakwifata. Ubwo nabo bakwifata. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, akanyenyeri karemereye nigeze gufata naka wa mwana wanshingiye cano arahari. Abantu bimwe baranamuze, ejo bundi nahuye n'umuntu wo muri bije prof ambwira ko basangiye agakawa i Dar es Salaam. Uwo mwana yabanje gukanda amaze gukanda utunyenyeri tukabakaba nka miliyoni, ariko adukandira hano kuri telefone ya hano, adakakanda turi kumwe. Bishatse kuvuga ngo nanabishatse ndambwira ngo ugenda ubikuzu yazane mu ntoki, ariko ntacyo bingeze mbanisha. Agakanda twicaye ahangaha twicariye mu bustani za Gahanga ho nkanamuvuga cyane. Icya kabiri, tugiye mu masomo, ubwo sindagera ku nzu, tugiye mu masomo, ubundi umuntu wo hanze agukanda akanyenyeri bigize icyaha? Oya. Ubundi umuntu uri hanze urwanya leta agukanda akanyenyeri bigize icyaha? Oya. Akabazagakata nakumvise. Icyaha ni iki? Nuko akanda akanyenyeri ngo ukore nkawe, utekereze nkawe, ukora ibyo agutumye bitari byiza. Aka kantu nawe ugakate. So ntago bivuze icyaha zo kwakira amafaranga. Yego. Icyaha ni icyo yakoresheje. Ni ugukora nkawe, ni ukwitwara nkawe, ni ugukora ibyo agutumye bibi. Dusipoze yaba badukandaga ngo nkwereke. Agakande nambwira ibimbwa nti va ku giti dore umuntu. Tubayeho gutya, twisanzura gutya, twaratoye, tubona akazi, ibinyamakuru byigenga, YouTube byose nkamubwira. Atava ku murongo, atashaka kuva muri wa murongo we, akaguma kuwe. Ariko ntabwo navuga ngo n'ubunyenyeri bwawe ndabuhaze, yaba bwari buhari. No. Ntabwo ikibazo akanyenyeri. Yababaye nka wa mugabo wagiye kuvuga muri 2003 agatanga raporo ngo Karegeya atuma abantu badatora ngo kubera ko asangira n'abaliberale. Ni nkabyo. Icupa se ry'umuntu uri ku ruhande runaka n'uri ku icupa nicyo cyaha se? Icupa ni ibyo ukora nyuma, icyaha ni icyo ukora nyuma y'iryo cupa. Ayo masomo niyo bakabaye batanga. Yego. Niyo bakabaye batanga. Kuganira uzabaganira na Evoda kiri Canada. Abaganiriye abantu inyumba gihari niwe wakoraga ibitendo byinshi cyane. Hari abantu bagiye baza benshi kandi abaganiriye na Nduhungirehe, abitwaga Babizimana Evariste, abitwaga ba Ntuza Suko baje banyatanye ba Patrick abameshi bande. None se yaza mutaganiriye, ifoke mubaza mukaganira ukamwereka ibiriho, ukamereka iruhande rwawe akakubwira urwe mukaganira mugahuriza hamwe. So akanyenyeri si ikibazo. Hagiye agakanze namubwira ni nyamara dore uri muri ibeshye, uri murahomba. Abanzi baranzi. Nige nari mu bubiri gihari benshi. Na ambassade irabizi. Tabazi jya umenya, jya ushaka amakuru. Na ambassade irabizi. Cyo ni kimwe. Hanyuma rero mutabazi jya ushaka amakuru. Ati atangiye kubaka kwera aho acingiye cano utunyenyeri.
cyane n'ibutinde wonge icyo kiganiro nagifunguye umugore yumva aravuga ati kandi wowe ibintu uhora uvuga ati iyo nzu uhora uvuga izagukoraho mutaba kugera Intarama ni moto ivuye i Kigali ni 3,000 tega ugenda ureba inzu yanjye urumva icyo ni kimwe cano nayishinze mpita mbona n'akazi kuri TV10 yego iyo itakoze umushahara ndawubona ukoresha mwiza kandi benshi baririra yego umushahara mwiza uzira igihe uzakare so Mutabazi nareke kuyobya abantu noneho reka turebe inzu nyirizina kiriya kibanza nakiguze 2016 mu mperekeza za REB nka menta wahagaritswe mu buryo bunyuranyije n'amategeko ibyo abantu bose barabizi bampaye imishahara bari bandimo yose imishahara 8 ngura ikibanza yego za cano zari zitaraza sibyo se maze kugira 2018 fondation natangiye kubakisha amafaranga yavaga mu Bashinwa ku biraka Gatanazi yabaga yampashije hari biraka bishyushye ku buryo hari n'igihe nakoraga nk'amadolari 400 ku munsi ibyo bisha abo twakukoranye barabizi bandazamuye 2019 ngi Burayi udufredo mission ndaza nkomaho ubwo periode ikurikiyeho niyo ntari mfite akazi so kuba mbivuza nuko ari imihanda rega imihanda nayo izadukoraho abantu bose bubaka se tumenye igihe bubakiye ariko ibi nabivuze nka hari ahantu ari abanyamakuru bahazi nka Gatanazi we tugeze no kujyanayo yego tugeze kujyanayo rwose ngeze mu by'ibipande ngira so Mutabazi nareke kuyobya abantu iriya nzu ihagaze kuva 2018 irahari 2018 birumvikana irahari ahubwo wenda natangiye kuyirangiza aho mboneye akazi urumva nkaho mbere nari mfite navuga ngo cyara abandi nagiye nkorera kwa Yongwe Flash B&B umuryango ariko ntago yari amafaranga yatuma uvuga ngo ndasagura nuba shanti yagendaga buke ariko ubu ngubu ihagurutse ariko ntabwo ari utunyenyeri shantiye niba amafaranga mpembwa ni menshi kuba 500 yajya kuri shantiye ngura ibikoresho abafundi bagatangira bagakora bajya kuyamara haje andi Mutabazi rero kuvuga ngo utunyenyeri twubaka inzu waba utemera ko inzego zikora umeze nkaho undi wavuze ko nkorana na RNC inzego zirakora aho ukura amafaranga utwo tunyenyeri baba bareba cyese niba utazemera kandi sinumva ukuntu icyashimishije rero cyane bano bantu niba bafite abantu bakorana niba barihaye akazi simbizi nawe ubwabo ntabwo ari coordonné abenshi no kwipanga kubera ko uribuka nyir'urufunzo yaravuze ngo mbega ngo barati impara ari igisebe ngo umuntu w'imyaka 50 nibwo atangiye kubaka urumva we version ye none uyu ari kuvuga ati arubakisha ayo tunyenyeri two hanze abo bantu bakorera umwe ubwo ngubwo ntawe ubaho umurongo ikiri cyo ni iki ni utunyenyeri two hanze ni ukubaka mu busaza ni iki ibi biranshimisha cyane ukicara mwatangiye kubaka ubugesera bwo kubera utunyenyeri ni hano hafi inzego zirabizi iriya nzu inzego zirayizi uri kumva inzego zirayizi kandi ubushobozi bwanjye ahubwo Mutabazi icyo yakibajije kwazi ko natangiye gukora kera 95 memberwa muri Populaire yakoragamo mama we nyuma yaje gukoramo nkakora muri SOS nkakora muri esi yakibajije ati ahubwo se andi yayashyiraga ku buryo yumva ko amafaranga nayakura ku tunyenyeri two hanze kweri azigiye nakoreye ariko ni kwa kundi umutima muhanano ufite ni nkaho bari abantu bombi Mutabazi n'abandi dosojara bakora bafite uwo bashaka gushimisha hari ikindi bagamije yazabagezaho yego ariko jore de courage ntabwo ari kuri yabigenda ntabwo ari harabanyura utagaragaje ko ejo Dashimwe yaravuze avuga umuntu ijambo ryahindura ubuzima ryavuzwe na Maxwell ni umunyamerika
avuga ngo kugera ku nzozi bisaba guhindura ingeso. Nugumana ingeso ntuzagera ku nzozi. Rero mutaba ujye uca inbox shanka ugira inama ntago ari aho banyuma. Icyo ikishoboka ahubwo cyo nakugiramo inama. Ibyo byose Sadate baraziranye. Yego. Kandi ibyo akora, ibyo company ya Sadate ikora, Mutabazi yarabyize. Nibyo yize ko. Nibihuze, Mutabazi abe umutekinisiye, chef technique muri company za Sadate. Bakora imihanda tunyuremo, urabyumva? Yego. Ariko ibiri kuvuga ngo kuvuga Karegeya, kuvuga runaka bizatuma ugera naha moneye. Nka wundi uhese wanyuze muri izo nzira bigakunda. Icya kabiri usibye ko Mutabazi bisaba ko tuzongera tukaganira, nyine ntango mba nanga kumushyira hanze no kurundarunda. Mutabazi ni akabaye agira uwagira icyo asaba nkurikije famille, nkurikije amafaranga yasa. Ni akabaye agira icyo asaba. Ni akabaye avuga ngo byanyurukanye mu nzu. Ni akabaye avuga ngo abakana kabazagishirira gutese. Uzise somperi abo yishyurira izirenze ziriya. So ubwo nta kundi nyine ikigaragara cyo ubwo nari mwibukije veni zanjye namubwira ko inzu yabayeho ntarashinga cano, urabyumva? Muraseka none ahubwo none kwe yarabivuze ko dukandirana utunyenyeri. Icyo namushimye ku gitabo yaranyishyuye. Yego. Nta deni afite. Ariko akanyenyeri ka nyuma namukandiye ka veni. Duhagaze hano kuri iyi hoteli yo mu Kiyovu igira abakiriya benshi. Yego. Hoteli ndayibona. Great. Nari nanze kuyivuga. Kuri Great tarakwishyura. Ni nta kibazo. None agakandiye. Bose. Ntabitunganye. Ibindi niba mugira inama azaza tuvugane nk'abanyabyumba. Rwose. Ntabwo twaje i Kigali kujya gudushwanire kuri no mihanda. Politesse exige. Ejo ashobora kumbona iwabo cyangwa akabona se iwanjye nta mpamvu. Mwibukije veni zanjye mubwira ko inzu nayitangiye 2018 aho amafaranga yavaga hose nahamubwiye, niba ari n'abamutumye babimenye, ariko nzi ko bo babizi.